Reka dukomeze n'inyigisho ziri kuvuga ku kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Ni irindi jambo umwuka w'Imana yampaye nyuma y'uko nari nkoze kuri rya rindi ryatubwiraga ko umunsi w'Uwiteka uzaza nk'umujura. Umwuka w'Imana yanyoboye kuri rindi jambo, numva riranejeje, ndavuga nti sinabyihererana, ahari hari undi muntu mwene data nkanjye naho yaba umwe bishobora kugira umumaro ndetse no gufasha. Reka rero mbere y'uko turisoma tubanze dusenge. Mana, ndagushimiye, ndaguhimbaje, nguhaye icyubahiro, ngushimiye ko utwitaho kandi ko udukunda, ngushimiye ko imbabazi zawe ziri ku buzima bwacu, ngushimiye ineza yawe, ngushimiye ko utureberera, ntuhabwe icyubahiro. Mana, tugiye kuvuga ibyanditswe byera, tugiye kuvuga ijambo ryawe, mpeje amajwi yose y'ibitavuga Imana, kandi mpejwe mwami Imana imyuka mibi ndetse no gukora kose k'umwanzi. Iki kiganiro ndagikavarinze mu maraso ya Yesu, kirindwe Uwiteka, kandi n'umuntu wumvira ijambo niko musabiye umugisha. Urakoze, ni mu izina ryera rya Yesu mbisabye nizeye, amen amen. Ni ijambo riri mu Batesaloniki ba mbere ibice 5, turasoma umurongo wa mbere tuze gusoreza ku murongo wa 10. Haratubwiye ngo ariko bene data, iby'ibihe n'iminsi ntimugomba kubyandikirwa, kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'uko umujura azaza nijoro. Ubwo bavuga bati ni amahoro, nta kibi kiriho, nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite, kandi ntibazabasha kubikira na hato. Ariko mwebweho bene data, ntimuri mu mwijima ngo uwo munsi ubatungure nk'umujura, kuko mwese muri abana b'umucyo n'abana b'amanywa, ntituri ab'ijoro cyangwa ab'umwijima. Nuko rero twe gusinzira nk'abandi, ahubwo tube maso, twirinda ibisindisha, kuko abasinzira basinzira nijoro, n'abasinda bagasinda nijoro. Ariko twebweho ubwo turi ab'amanywa twirinda ibisindisha, twambaye kwizera n'urukundo nk'icyuma gikingira igituza, kandi twambaye ibyiringiro byo kuzabona agakiza nk'ingofero. Kuko Imana itatugeneye umujinya, ahubwo yatugeneye guheshwa agakiza n'umwami wacu Yesu Kristo wadupfiriye, kugira ngo nituba turi maso cyangwa nituba dusinziriye tuzabaneho nawe. Nuko rero muhumurizanye kandi muhugurane nk'uko musanzwe mubikora. Amen amen. Bakunzi b'ijambo ry'Imana, nk'uko nari maze kubibabwira, hari ijambo ry'Imana nari nakozeho nanone rivuga ku kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo, uburyo kuzatungurana kukaza nk'umujura. Ndetse saha honyine no muri Matayo barabivuze, ariko ijambo ry'Imana ahangaha rikuyeho urujijo hagati y'abizera ndetse n'abatizera, hagati y'abanyamahanga, hagati y'abapagani ndetse n'abana b'Imana. Ijambo ry'Imana Pawulo yatwandikiye yaravuze ngo iby'ibihe n'iminsi ntimugomba kubyandikirwa, kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu azaza nk'umujura. Nibyo kuza ko azaza, kandi nta muntu uzi igihe n'umunsi nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira, nta n'uzi isaha. Ijambo ry'Imana rikatubwira ngo azaza nk'umujura, nibyo niko ijambo ry'Imana rivuga. Ariko nubwo bimeze gutyo bwose, umwami wacu akazaba aje atunguranye gutyo, ngo azaza ubwo abantu bazaba bavuga bati ni amahoro, nta kibi kiriho, nibwo kurimbuka kuzatungura abantu nk'uko ibise bitungura umugore utwite. Kandi abantu ntibazabasha kubikira cyangwa se ntibazabasha kubisubiza inyuma ngo bavuge ngo iyi minsi yaba byari byigiye inyuma, tukongera tukabona igihe cyo kwihana ndetse no gukora imirimo myiza. Ariko ikintu cyanshimishije umwuka w'Imana yampishuriye muri iri jambo ni ku murongo wa 4, havuga ngo ariko mwebweho bene data, ntimuri mu mwijima ngo uwo munsi ubatungure nk'umujura, kuko mwese muri abana b'umucyo n'abana b'amanywa. Ntago abana b'umucyo n'abana b'amanywa uyu munsi uzabatungura nk'umujura, ntituri ab'ijoro cyangwa ab'umwijima. Nuko rero twe gusinzira nk'abandi muri ibi bihe. Kudasinzira kwacu ni ukuba amaso, twirinda ibisindisha ndetse n'izindi ngeso mbi. Ibisindisha byaba ibyo kunywa, wasindira mu magambo, wasindira mu byaha, ibyaha byose ubayemo ukabitindamo, bigero bikakuberamo ibisindisha, ukagenda ukabirorongotaniramo. Umwuka w'Imana yatubwiye ngo ntituri ab'ijoro rero, nuko twirinde gusinzira nk'abandi, ahubwo tube maso. Amen.
Kuba amaso kwacu ni ukurinda inzira zacu, ni ugutunganya imigenzereze yacu n'Imana kugira ngo uwo munsi uzasange twiteguye. Kuko abasinzira basinzira nijoro n'abasinda bagasindira nijoro, ariko twebwe ubwo turi ab'amanywa twirinde ibisindisha twambaye kwizera, twongere kwizera kwacu, kwizera twizere mu ijambo ry'Imana, twizera umwuka w'Imana ibyo atubwiye, kuko Imana yacu ari iy'amahoro. Ngo kandi twongere no kugira urukundo nk'icyuma gikingira igituza, ndetse twambaye ibyiringiro byo kuzabona agakiza nk'ingofero. Uramutse udafite ibyiringiro byo kuzabona agakiza cyangwa se ibyiringiro byo kuzabana n'Umwami Imana, nta kintu byaba bikumariye, nta kintu waba wararuhiye. Niyo mpamvu mu byo dukora ndetse no mu bibaho byose twongere kugira uku kwiringira, twongere kugira ibi byiringiro byo kuzabona agakiza k'Imana. Ijambo ry'Imana ryakomeje riratubwira ngo kandi naho twaba twarapfuye cyangwa se turiho, tuzabane nawe, tugire ibyiringiro by'uko tuzabana nawe. Sibyo? Wadupfiriye kugira ngo niba turi maso cyangwa nituba dusinziriye tuzabaneho nawe. Nuko rero muhumurizanye kandi muhugurane nk'uko musanzwe mubikora. Niko Pawulo yatwandikiye atubwira ngo mukomeze muhumurizanye kandi muhugurane. Nibyo birakwiriye ko duhumurizanya kandi tugahugurana, aho umuntu yagendaga hatari heza akava muri izo nzira akagendera mu nzira nziza. Imana ibahe umugisha rero kubwo gutega amatwi iri jambo. Ni ijambo ryanryoheye kandi ryanejeje. Menya neza ko naho uyu munsi utungurana, ariko umwana w'ubugingo atazatungurwa n'uyu munsi, kandi umwana w'umucyo, umwana amazina yanditse mu gitabo cy'ubugingo, umwuka w'Imana azamuhishurira. Ndabakunda rero, tuzabonane mu ijambo ry'Imana ry'ubutaha. Bye bye, ciao ciao.